nongeye kukwifuriza ibyiza mu buzima bwa buri munsi. Nagira ngo uyu munsi duse nk'abagaruka ku mashuri. Uyu munsi rero amashuri nagira ngo iyo umuntu atangiye kwiga, benshi bahera muri gardienne ukajya muri primaire, ukajya muri secondaire ndetse ukajya no muri kaminuza ku babishobora, ndetse kaminuza na nyuma ugakomeza andi mashuri arenze iryo ngiryo. Ariko uyu munsi ntabwo turi buze kugaruka kuri kaminuza n'amadiplome umuntu ahabwa, secondaire n'amasertifika tuhakura, amahugurwa atandukanye. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku ishuri rya mbere ry'ubuzima risanzwe rikomeye. Iyo rero umwana amaze kuvuka ahita yinjira mu buzima bushya buba bunatandukanye, ariko ngo abantu bakeka ko ari no mpamvu arira. Buriya rero hari ikintu kinini aba yinjiyemo, ni ubuzima bushya, agiye guhangana n'ibintu bikomeye. Ubuzima bw'ishuri rero cyangwa se ishuri ry'ubuzima nicyo umuntu aba atangiye yaje ku isi. Nagira ngo nkubwire yuko iri shuri ntabwo risaba kuba uzi gusoma no kwandika, ntabwo ari ishuri risaba kuba ufite diplome ibigaragaza, ntabwo ari ishuri risaba kuba waragenze ingendo nyinshi, ntabwo ari ishuri risaba kuba warize muri kaminuza zihenze nka za Harvard n'izindi. Ni ishuri rigusaba kumenya uwo uriwe, kumenya abo uri kumwe nabo, kumenya uko ugomba kwitwara, kumenya uko ugomba kubatwara no kumenya ibyo ugomba kwitondera. Kugira ngo rero utsindire ishuri ry'ubuzima biragoye, ariko biranashoboka. Gute? Ubifashijwemo n'abandi. Iyo abantu baravuga ngo iyo uvutse uba wakuze koko. Rero ibanga rimwe natawe muri iri shuri ry'ubuzima ni ukumenya kutihorera, kumenya kudatsindisha inabi ahubwo ukayitsindisha ineza, kumenya gucira bugufi aba muri kumwe, kumenya kuberera imbuto nubwo twese bitugora. Ishuri rero ry'ubuzima iyo bamaze kuryinjiramo ribamo amakwizi atandukanye, ribamo amagenero kwizizi, habamo improvise, habamo exams zitandukanye. Kuzitsinda nta kindi ni ukumenya yuko zibaho, hanyuma wazigeraho ukazikora nk'aho uzi ko zibaho, kandi waziva mukamenya ko atari zo za nyuma, ndetse wanazirangiza ukiyevaluatinga ukareba iyi kwizi nayiciyemo nde, ese nahanyuranye umucyo, mbese kuri questionnaire ntabwo nanditse izina ngo hite ndometa, mbese kosowe nabona ngahe ku ijana. Ibyo nibyo bya mbere umuntu aba agomba kureba kugira ngo umenye ngo ishuri ryawe uri kuritwara gute, urimo uraritwara nk'umuntu ufite gahunda yo gutsinda. Ese nta barriers uri guhura nazo muri iryo shuri urimo gukora? Ese uburyo uri kuri managinga, uburyo ishuri ryawe uri kumanaginga, uri gutoroka, warihunze, urimo gusakuza, ntabwo uri kumenya aho ryerekera, ntabwo uzi umunsi mugezeho. Uyu wagiye muri ubu buzima ni ukubusobanukirwa, ni ukubumbatira, ariko nanone ukamenya aho bigeze ibyawe n'iby'abandi kugira ngo bitagongana, ugasukuma ibyawe ariko wirinda nawe kugonga abandi, kuko nabo baba basukuma ibyabo. Muri ubu buzima buri wese afite umuhanda we, afite umugenderano we, afite n'uburyo ari kumanaginga. Ushobora kuba uri kuvuga urwaye ibicurane, urwaye gripe yakwishe, hari umuntu uri muri serumu, hari umaze gucika akaguru. Buri wese ari kugira ishuri rye. Nta mpamvu rero kugira ngo usakuze kandi hirya hari abantu noneho bo bavuga bati serumu ishizemo. Ahubwo ni ukumenya kwikarumana n'ishuri ryawe, ukamenya uburyo uriyobora, Imana yabizamo uko buriya niyo ituyobora, ikagira guteka kakorohereza, nuko ugakomeza n'irindi shuri. Kuko buri gihe iyo twinjiye mu buzima tuba tugiye kwiga n'amasomo, ni doctora, ni baccalaureat, ni AD. Hari n'abakorwa ibikorwa ugasanga haracyari muri gardienne, nta nubwo arajya primaire. Buri wese biba bitewe n'ukuntu akora umukoro w'isomo rye, kandi buri wese akagira isomo rye rigize gute ryihariye.
wasanga umuntu yaburaye rimwe cyangwa yabwiriwe rimwe, ugasanga igikuba cyacitse, ugasanga byabaye ikibazo gikomeye. Ariko hari ababwirirwa gatatu cyangwa se badafite n'icyizere ko ku bwa kane bazarya. Wasanga habaye ikibazo umuntu ukawumwiriza, ariko ari wowe burya hagaho kari ku wundi karahandurika. Biba byiza no kureba ikiri ku muntu wowe kikubayeho, wakihanganira, wagitwara gute? Ese ibyo agukoreye cyangwa se ibyo umukoreye babigukoreye nawe, reaction wagira zaba zisa gute? Ibyo bintu nabyo bifasha kugira ngo umuntu asubize amaso inyuma, arebe ko ubuzima bumeze nuko we bimubayeho bwagenda. Hanyuma rero iryo shuri ni ukuryiga wambaye uruhu rwa bagenzi bawe kugira ngo umenye nabo ukuntu baba babayeho, kuko nibwo uzasanga umuntu yiga mu iposho ry'icyumweru akajya kuriha abantu barwariye kwa muganga, nuko azi ko nayo bimubayeho Imana yamufasha, cyangwa se nuko azi ukuntu inzara iryana. Nibyo rero by'agaciro kurusha ibindi byose. Umuntu agafata umwambaro akawushyira impunzi, nuko azi ukuntu ubuhunzi buryana. Ariko se niba ibyo bintu bitarakubayeho cyangwa ukaba utazi uko biryana, ni gute iryo shuri ntabwo uraryiga, ntabwo urizi, ntabwo uzi aho rigera, ntabwo uzi ububare bwaryo. Uyu munsi rero ikintu gikomeranye aho tuvuga uko ishuri utararijyamo uba wumva ari ikintu cyoroshye, ariko muzabireba namwe nk'abantu bakuru, iyo urigezemo nibwo umenya gukomera ku ishuri. Niyo mpamvu kunenga umuntu watsinzwe ku ishuri wowe utararigeraho akenshi biba nka wa muntu useka imbohe. Iyo umuntu ari ku ishuri ari kwiga ukamuseka utararigeraho, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Gusa icyo ishuri risaba ni ugufatanya, kuko abishyize hamwe nta kibananira, kandi ineza buriya yiturwa ntabwo igihomba. Ubuzima biba byiza iyo dufatanyije. Nagushimiye rero, niba ari igitekerezo kiri muri comments, hanyuma dukomezanye.